mwumvisha iminsi ibiri y'ingenzi mu buzima bwacu. Umunsi uvuka ni umunsi w'ingenzi mu buzima bwawe. Ni amagambo yavuzwe na Mark Twain. Ni umugabo w'umuhatari cyane wandikaga ibitabo burangiye nkunda n'ibitabo bye. Nimba ari uko nawe yitwa Mark. Ba Mark bizakugora kubona Mark winjije. Katururi. Yaravuze ati niyo magambo dutangiye batubwira ati umunsi mwada iminsi umuntu wese agira mu buzima bw'irenze ni umunsi uvukiraho. Undi munsi wa kabiri w'ingenzi mu buzima bwawe ni umunsi umenyeraho impamvu wavutse. Ndabizi abantu benshi muri kureba iyi filime muzi ko mwavutse gusa ngo murye munywe murongore abagore mushake nyine ubwo nicyo mvuga mugeraho mubyara abana mubarere mupfe. Wapi menya ko weho umunsi w'ingenzi wagize ubwo ari ukuvuka. Umunsi ngo w'ingenzi ni umunsi umenya ko wavutse ukamenya n'ikintu cyatumye uvuka. Ubundi nkawe uzi ikintu cyatumye uvuka. Uzi impamvu se basi uri i Kigali uzi ngo nuguhiga amafaranga gusa. Wapi nimba uzi ko utaramenya impamvu wavutse. Hari n'umuntu agerageye agasaza ataramenya ikintu cyatumye avuka. Hari n'icyo nabajije undi kirambwira ngo si ukunywa widi seroki ngo nicyo navukiye. Nakwereka wabyutse mu gitondo saa moya n'igice niyo saa batweretse byuka mu gitondo arabanza akora akantu ko kunywa nk'umuntu wese ubyutse areba ukuntu byagenda kuba gafite kakanywa atera agakweto siraje arangije afunga agakweto ke. Akantu kari kunje na buriya gatuma njejeka. Umugabo amaze gukora ibyo akora nk'undi muntu wari wese. Uyu mugabo ni icyamamare mu nshira mwita Denzel Washington. Ni icyamamare. Umugabo amaze gukora ibyo akora yaje hakunino. Ateze bisi nyine nk'undi muntu wese ugiye mu kazi. Nuko natwe tubyuka umugabo aza mu kazi. N'utu tuziba bari kwikorera hakurya iriya bihigira amafaranga. Mbonera no gusuhuza aba diaspora mwese mugura abonema muri iyo za Amerika. Narinzi ko arangije kano kazi cyumweru gishize. Uwo muguzi yashaka ko tumushyira n'ibindi. Urakoze ni mu kazi. Urebe. Yo papa. Icyo nzi cy'akazi wakoraga kera ntabwo wasunikaga ibintu nk'ibi. Ewana ikirama micoco. Umve. Babonye uburyo asunika baravuga ati bisi byo wakoraga kera. Ni akazi menya atangiye bushya. Katurure. How you doing, Jenny? Mr. Jenny. Ni mu kazi nabo bakorana. Urebe filime. Umugabo azaruna amasaha yo kurya abakozi. It's tuna. Ufite icyaho ndi kurya tuna. Whole grain, gluten free. Aramubwira ati hano hari n'umugati, imbuto n'utuntu twiki tugiye turimo imbere. Okay. Mbega ko uyahekenye yumva biravuze. In the tuna. Ahari harimo igufwa muri tuna se ribaho. Aramwereka. Kuri harimo ibintu by'amafiriti n'ibiki. Vegetable. I like crunchy things. Man, ngiye nkunda ibintu nk'ibyo bihekenyeka. Weed is crunchy. Umva ibi bintu ntago birimo imbuto n'imboga. Security guard, you gotta lose weight. Kugira ngo ubu umusekirite hano bakuzamure witwa umusekirite uhagarariye abandi birasaba kugabanya ibiro, gabanya no mafiriti horurya. Niyo mpamvu yarari kubeshya ngo ari kurya tuna kumba ari kurya ibintu by'ibifiriti bituma umuntu abyibuha. Yarabimusubije. Gerageza ugabanye ibyo bintu. Who needs flavor? Ntuzongere kurya amafiriti amachips. Ibyo bintu by'amachips bireke. Kume ku gatayi kameze neza. Buri iyi mibiri yacu riga nta nubwo yaremewe kurya ibintu by'inyama. Mbere y'umwuzure ntago baryaga inyama. Inyama ntago ari izijyanye n'ibintu by'ibyatsi, imboga, imbuto, tuntu tworohereye. Buriro. Do, umugabo arangije akazi yaritahiye. Nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi. Iyi filime nkuzani ni umugabo ukuze ubona ko amaze gusaza mwogeze muri ya myaka. Imyaka ari umuntu ageze mu rugo aza kurya, iyo amaze kurya bisa nkaho yibana, yoza isahani agatereka hakurya iriya. Tereka kurya gasuku hafi aho, fe kuri mwebwe mumara kurya mugata ibintu aho mubisize, areba ku isaha. Uyu mugabo bigaragara ko ari babasaza bari ku murongo, utuntu twe ni ku masaha ku murongo. N'inama agira abandi bantu z'imirire ibyo barya wumva ko ari umuntu uha agaciro ubuzima wiyubashyemo. Bega n'umuntu uri wumva filime zanjye buranda bizi iyo muri kumva filime zanjye bavuga ati nyamazu yabyaye Roki. Wumva ko ari umuntu kamemu. Mwe mwaragendesheje nyine. N'umubyeyi wari uvuze ngo twese twakoze iki. Uri kureba ino filime. Yaragendesheje.
ariko abana banyu mujye mubahatira kureba filime za Rocky, hari ubumenyi bakuramo. Umugabo azacu nino yafashe akantu kameze nk'amajyane, murakabonye? Ya majyane nyine tuno tw'utujyane mushyira mu mazi twa teabag niko mutwita, ashyira mu ikote arangije gufatira igitabo. Bigeze mu masaha y'ijoro, yavuye ku kazi kumwe, abantu bava ku kazi saa 11 n'ebyiri, bigeze n'ijoro nk'agasaa moya, yafashe igitabo cye yigizira hakunino. Masaha y'ijoro ni umusaza ukora utuntu twe turi ku murongo. Narakubwiye ngo filime z'ubwenge zitangira zituje, ubundi tukagendana gake gake. Umugabo aza mu karesitora kari hano hafi y'ahatuye, karesitora baturanye, n'igitabo cye. Fata igitabo cyegereza hano, arangije gufatira ibiyiko baba bateguye hano, abishyira ku ruhande, akantu ku murongo, akantu ku kandi. Sasa kigaragara utuntu twe tuba dusa ngo turi ku murongo. Uri umuntu uri ku murongo no mu mutwe urabibona utuntu twe. Urebe muri restaurant harimo agakobwa, dore uyu we n'ukuntu yicara urabona ko atari ku murongo, amutanga n'intoki tukabana. Umukobwa uri muri aka restaurant bazana amazi ashyushye, teabag anywa arayizanira. Pana batazamuhari amajyane y'amakorano, biriya bintu busigaye babaha ugasanga abantu muri gupfa mukiri bato, we amajyane anywa arayigendanira. Ese wa muntu yarobye ifi mu gitabo uri gusoma? Yes, hooked it. Oya yarayiteze. Nagakobwa Big fish. yaje kwiroba se, ye ni ifi nini. Oh no. Ariko azayiroba. Ni igitabo ari gusoma cy'umuntu wari wagiye kuroba ifi nyine. He's just too old. Uwo muntu uri kuroba iyo fi menya nawe ashaje muri icyo gitabo. Ni igitabo yari gusoma nyine ageze ahantu umuntu yari yagiye kuroba ifi. Give up that refined sugar. I am. Iyo sukari unywa ni nyinshi uzayireke. I need to, you know. Umunsi wari wese nshobora kuzayireka. Bad for your vocal cords. Iyi sukari imeze gutyo nimbi ku ijwi ryawe, ushobora kuzatuma utaririmba neza. Umukobwa Bought a little machine for making demos. Huh? naguze akamashini kazajya kamfasha gukora twa nirikodinga uturirimbo two kumvisha abantu bakumva ko ndenze. Umukobwa menya uri umuhanga mu kuririmba, ariko muko ubibwiwe n'iki se? Ngiyumvamo ko ushobora kuba umuhanga. N'umukobwa basa nk'abaturanyi bahurira muri kano karesitora. Umukobwa menyera namubwiye ko ari umuhanzi kuko baravugana nk'abamenyeranye, wumva ko yabwiye n'umukobwa igitabo asoma hano kigeze, baraziranye. Let me know what happens with that. Uzambwira iby'iyo fi yo muri icyo gitabo umunsi bayirobye. N'umugabo ari gusoma igitabo cy'umuntu ngo wagiye kuroba ifi. Umukobwa acaho, ni bwa bukobwa bwo muri karitsiye wari isaziye, abaganiriza abaturanyi nyine abantu muri karitsiye. Filime y'ubwenge sibyo? Katurune byo birabaye. Muze yaje yakuri no mu kazi mu gitondo. Uyu mugabo nta filime mbarakina. Yo papa bamwita papa kubera ashaje. Like for a living. Umva mbere utaraza gukora no wakoraga iki? He was a stock dude. Umva uyu yakoraga I was mu bintu by'imigabane hakurya iri. No, not a pimp. A pip. Nari PIP, nari pip, ntago nari pimp. You gotta curse so much. Wakoraga iki sirika mbere ikintu nakoraga? Pips like this. Muzare bantu haberaga ijoro ryitwa Gladys Night. Narabyinaga, naracezaga ngiyewe. Mwamboye bano bari bateze bavuga tutaraza gukora hano wakoraga iki? Muzare abwira ati narabyinaga. Amboye utuntu na tunitwo twari tununze, nari imeze nka ba Jojo Boris. Narabyinaga. Look that up. Bahise baza hano kureba. So which one were you? None se uruwe muri aba bantu babyinaga kera? Yo, that's not. Oye ibumoso uyu ntago ari we bana. Man, that's Bari kure abantu babyina. Uriya nyamara niwe mana akiri umwana wabona yaratunzwe no kubyina. That's gone, yo. Rebe zarabwiye ngo kera yaratunzwe no kubyina. Katururi yo bwarongeye burira. Ndagira ngo urebe filime y'ubwenge itangira gake gake igenda gake gake, ukaza kumenya ko Rocky kuva navuka narazana filime mbi. Mbere ko reka muri iyo karitsiye kuri ka karesitora, wa mukobwa yarahagarutse ahura yambaye amamini jipe. What a fucking night. Mbega ijoro ribi. Umukobwa ariko yaje avuga muzera mureba n'umukobwa w'umuturanyi. Bahora bahura muri aka karesitora bakaganira. Umukobwa ukiri muto muzehe arashaje, ari mu myaka nk'iyanjye. Urakoze. Kiburiyo mbona udukobwa tumumagara ngo Rocky ndaguku ntago ngana namwe dore ngana n'uyu musaza mumveho. Catch it? None se yafi ntago barayiroba? Fish. Yafi. Yeah. Yes. Yeah, he did. Oya yafi baje kuyiroba. It's a happy ending. Ndumva byararangiye neza. Not exactly. Oya ntago byarangiye neza urebye. Tied the fish to the side of the boat. Uwo mugabo yarobye ifi yishyira uruhande rw'ubwato, ari ku gashya asubira ku nkombe, ifi igenda iva amaraso agwa mu mazi.
haza shaka Ate the whole fish. shaka irazita iryo fi yose. Well, that's just kind of a waste, isn't it? Mbega umugabo wangije igihe cye ngategereje ifi ngarayiroba. Yarobye ifi nyine shaka irazira yirya. And met his greatest adversary just when he thought that part of his life was over. He saw him Gusa umugabo nanone icyiza yungukiyemo nuko yahuye n'umwanzi ukomeye mu buzima bwe ari w'iyo shaka bikarangira arokotse. more at Ford. Why didn't he just let the fish go? The old man's got to be the old man. Fish got to be the fish. None se kuki iyo fubundi atari yararetse na mbere ngayirobere umugabo yagombaga kuguma ari umugabo n'ifi ikaguma ari ifi. Icyo dukorera ifi se sukize ni ukuyiroba cyangwa tukayirya. Nawe yaducika ikaducika. Umukobwa rero ari imodoka yaje nziza ifu zihone. Umukobwa yikangamo. Yiteye ama makeup yiteye ibirungo. Umuhamagaye yitwa Silavi. Kukantu nimukibagirwe. Mukobwa kuri telefone aritaba. Twakuboneye umukiriya simushaka. Gwiki? Mwashatse undi mukobwa mu muhasi utari nge. Niweho umukiriya ashaka. Uwo mukiriya ni ingurube. Ntabwo mushaka. Bivuze ngo uyu mukobwa bamuburiye abakiriya aragenda. Dore umukiriya bamushyiriye ni ikigabo gifite ibondo. Nangase wegenda ujye kwishakira imibereho wa mukobwa we wikwishyura. Ni umukobwa aramuzi muri restaurant bisa nkaho yigurisha. Bamubonera abakiriya cyangwa se hari abamugurisha. Bamuboneye umukiriya dore umukiriya uje kumutwara. Hari ahanze abakobwa bari mu dukoperative cyangwa hari abantu nyine babishyura we bakakubwira uwo mujya kuryamana ukazahembwa ku kwezi. Atari we wigure pana bya bindi naho umuntu ashobora gushyiraho ibiciro bye ngo kurura bwarakeye. Uno musaza byose ababireba. Ibibera muri karitsiye. Barakwereka mu gitondo yaje gukoresha siporo nyamunini. 6. Komeza korore. 4. Yaje gukoresha siporo. 4. Oh, come on now. Yeah. Man byanze ari kumukoresha siporo kuko uyungu yarenda kugira ngo azagenda arebe ko bamugira umusekirite. Smoking inhalation, I'm $1.90. Ibintu byo kunywa bugomba kubicitseho. You can't pull a tire 20 yards. Nimba koko umuntu nk'uyu nguyu nimba umuntu nkawe utakurira ipine nk'iri gute watabara umuntu ari mu nkongi y'umuriro. Kuri umusekirite ngo umusohoreyo mwirukankana. Rebe Who's gonna make security guard? komeza jeje uraza ku umusekirite mwiza sha. Yeah. Who's gonna make security guard? Ninde uzaba umusekirite wa danger? Ni njyewe. Do it again. Reka twongere. Uyu mugabo agerageza gufasha umuntu bakorana. Ubwira ati gabanya imirire wanagabanya iyo tayi ntago icuruza ntago yakora akazi. Nibyo mba mbabwira. Mukore siporo mbyuke mukore siporo. Umugabo bigeze ninjoro yigarukira muri ka restaurant. Yo. Wa mukobwa dore nguyu. Hari wamuzaniye icyo kurya. Poison, just like you like. Ibi biryo byuzuyemo uburozi bimwukunda. No, some guy at work. I didn't want to waste. Ni isabukuru yawe se oya. Hari umuntu wari wagize isabukuru ku kazi mfata iyo keke nyikatonda avuga ni ndaza kuyikuzanira itangirika. How old are you? Ufite imyaka ingahe? Doesn't really matter. Imyaka mfite singenza umukobwa ameze nk'uwakubiswe afite igikomere kujisha ejo yagiye gusa kwigurisha none agarutse ameze nk'uwakubiswe. Umukobwa avuye amaze kubona ko uyu musaza mwubaha. Hazi kubona wicuruza hari umuntu utagucira urubanza ugufata nk'uko afata abandi bantu. Biba ari byiza. I'm sorry, I'm breaking protocol, right? Mbabarire ntago menya narindi kurenga ku mabwiriza kuza oya icara wa. Ino twicarane ntaribi. Icara hano. Ni umugabo ukuze ababibona ubuzima bw'uyu mwana bayemo. Ariko nanone hanze hari gabiragoye. Not interrupt anything. Yeah. Nizere ko ntaje kukubangamira hari ibyo wari urimo ya. Icara hano. Amuganiriza. So? None? I don't know. Sinzi. You know, I just kind of felt like a quiet voice. Before it all goes crazy. Urabizi iteka umuntu yumva ijwi rituje mbere yuko ibintu biba bibi. I'm Terry. Banyita Terry. Bob. Je banyita Bob. Bari baziranye ariko batajya bibwirira amazina. You know, you don't look like a Bob. Genda abantu udasa nk'umuntu witwa Bob. You look like a Robert. Urasa nk'umuntu witwa Robert. Robert reads books like this. Abantu bitwa ba Robert nibo basoma ibitabo. Watches TV. Naho abitwa ba Bob babirebera televiziyo batajya basoma ibitabo. So we're gonna wait through the one. Alina. Nishimye gura.
nishimye gurana nawe Alina. Catch you around, alright? Good night. tuze gusubira ni muri karitsiye batarajya kure hariya baparitse imbere urebe filime batarajya kure hariya paritse hano Дело, а? wakoze ibiki Что ты сделала с этим, Клинт? wakoze ibiki umukire wacu wamukoze ibiki Alright? uriya mukire yankubise The fuck you think you are? naba aramukubita It's alright. It's alright. Поняла? bimeze It's sawa alright. bimeze sawa Alright, Robert. Чего назвать? Robert igumira aho ngaho mukobwa mwinjiza mu modoka barato bari kumutuka ngo yakubise umukiri n'umukire aramukubita This girl. She's no good. uyu mukobwa ntago ari mwiza twamugushimira nimba ashaka guhugura Если не надо, uzahamagara iyi nimero better. tugushakire indi ndaya mwararana twe ducuruza abakobwa kandi ibiciro twarabimanuye abakobwa bahari busanga hari abantu b'abapimpu babagurisha pimpu Eugene sanga umuhamagara bahamagara ati dukeneye umukobwa umeze ukunuku bakagukubita hango nini naho byaraje aya hano ntago bishoboka bahamagara bakakuhiririza abakobwa bamusigiye nimero bamenya bari bazi ko yaragiye gutereta kari agakobwa ati uriya ntago ari sawa nawe atagukubita akica izina ry'akazi uzaduhamagare tukoherereza umwana umugabo bwarakeye yisubirira mu kazi we areba ibibera ku isi akicecekera nta magambo menshi avuga akikomereza ibyo byarabaye byuka ajya mu kazi bugacya bukira bigeze nijoro avuye ku kazi muri iryo joro aza gufata ikindi gitabo ajya kugisoma uyu mugabo arasoma kandi ntago ashaka gusomera ibitabo mu rugo aragenda akicarira ahantu agasoma niyo iminsi yaragiye iricuma muri iryo joro ndagira ngo ukurikire filime umugabo bwarakeye nanone agaruka hano yigarukira gusoma ibitabo muri ya resitora ageze ameze nk'akabari numvisha mukobwa ngo ari kwa muganga rwose ari mu ndembe yagasani uyarumiwe ngo wa mukobwa mujya mura muri aka resitora kanjye amasaha akuze ngo ari mu bitaro uze yarumiwe ni umukobwa ishundi uretse guhura biganiriraga witwa Rine wagashuti ke kagakobwa kakana we ni umusaza ko muri karitsiye muziyaza kwa muganga reba umwana w'umukobwa ahantu arwariye kureba hano urebe filime yageze hano asanga kakana kagakobwa kitwa Rine kari mu bitaro bagakubise isura bayimennye urebe filime rebe azanari umwana w'umukobwa bamukubitaguye abaje bamukubise n'ubundi urushya ari kumwe n'uyu bavuga ati wafashe nabo umukiriya bari uri kwica izina ry'akazi Arena uraza kumera neza hano hari umurwaje uri kwica izina umuntu nimba agurisha abakobwa bakurangira umukiriya ukagenda ugasirira n'uwo mukiriya ubuhisha business yabo bamukubise barakwereka undi mukobwa wari umurwaje nimba bapfana iki kimbona bose bahuriyeho no kwambara mini yajarira aza hano n'umurwaje It's okay. Bimeze sawa. Urakoze. Murakoze. How's she doing? Ameze ate uriya mukobwa? Alina, how's she doing? Ndavuga Alina ameze ate uyarikanga. Urindi? Friend? Ndi inshuti ye. Amuha akantu ngo yihanagure. Uyu mukobwa yaragize ngo atumbaza Alina, Aline urindi? Guy hit her. Hari umuntu wamukubise. She hit him back. Umukiriya umukobwa nawe aramwishyura. Uwo mukiriya itamagara boss wacu witwa Slavi. So Slavi made the example. Slavi rero kuko ari boss wacu yahise amukubita kugira ngo atange urugero atazagira n'indi ndaya imenyera umukiriya. Hari igihe bigeze gutwika umukobwa na acide mu maso. Kugira ngo twese abakobwa bacuruzwa n'uriya n'abari abagabo tujye tugira ubwoba tububahe. Bazanye n'umwana w'umukobwa ari nakiri muto. Uyu mwana atekereza ko nakomeza gukora kano kazagera igihe bakamurekura bakamuha amafaranga.
akajya kwiberaho ubuzima bwe yigenga, Said he'd cut her throat next time. ariko bamukubise baramubwira ati ubutaha tuzagukata ingoto. A whore who fucks and can't talk might be worth twice as much. Ati byibura bajye bamugurisha adafite n'amagambo yo kuvuga, udafite ingoto ntiwavuga byinshi. Niko ngo bamubwiye. Yahise aza mu rugo amenye ko bari abakobwa bacuruzwa n'abagabo, n'abagabo b'abarusiya bacuruza bari abakobwa. Iyo wigize nawe ushaka kwigira umuntu ufite ubwenge cyane, bagwaye umukiriya, icyo bakora ngo umwe baramufasha bamutwikisha acide mu maso kugira ngo n'izindi ndaya bizibera urugero, cyase tuzike kubita indaya bandi bakobwa bacuruzwa nabiriya bigabo. Uriya mwana w'umukobwa ngo bamubwiye ngo nta na rimwe bazigera banamurekura, bamukubise ngo bamuhe urugero. Uyu yaraje abyigaho areba business card iri hano ya bano bagabo bacuruza abakobwa bamuhaye bamubwira ngo nawe nukira umukobwa uzatubwire. Arangije azanatangira kwitekerezaho, tekereza ukuntu abantu bahohotera abana b'abakobwa. Yibutse uriya mwana w'umukobwa ukuntu yajyaga amuganiriza. Umwana amubwira ati hari ikintu kiri mu maso ya wa mugabo we. Uyu nawe amubwira tuzahindura isubamo wa mukobwa we. Yibutse amubwira ati uriya mwana w'umukobwa bazamukata ingoto. Kandi uriya mwana w'umukobwa aramubwira ati njye ndi umuhanzi nzi kuririmba, ndashaka kuzaba icyamamare. Yamuhaye na CD ngo ajye kumva utuziki twe, none ngo barashaka kuzamukata ingoto. Wakora iki? Urabizi abantu tugeze muri iyi myaka dushaje, ariko ntabwo turi twese, hari n'abasaza uyu busa. Ukuntu abantu badashaka kumva abana b'abakobwa batega amatwi babafasha. Hey, uri bigabo bifite ukuntu bihohotera abakobwa. Tuvuye hakurya tugaruke hano, ni resitora iri hakurino. Hari uwaje anywa shoti, amaze kwitamo shoti, ari hejuru, bari hejuru. Uyahita aza hejuru urebe filime. Dore inkweto hano, abagabo bari kunywa dora matatu, amashoti birenza. Mane muzane amafaranga yose yatanzwe, muzane. Yavuze ngo tumubabarire, dore utuntu tuba turi mu kabati, tumubabarire. Dore amafaranga babinjije. Aba ni babagabo twabonye bacuruza abakobwa. Dore ahantu bakorera bafite office nziza irimo n'akabari baba bari kwitamo. Hey, bebe, bakiro hari wakomanze. Dore wa musaza ngarabinjirana, turashize. Hey, wa musaza twiboneye wo muri quartier yacu, wayobye dedushka. Dedushka no kuvuga ngo sogokuru mu kirusi. Tumwice, bari kuvuga ikirusiya. Yeah. Oya, baravuze ngo wayobye dedushka. Azana business card. Ndashaka uyu mukobwa. Hari umukobwa mwari muri kumwe amajoro nk'abiri ashize mu mikarita. Dutanga ama business card menshi. Uracyashaka se umukobwa dedushka? Bari kumwita sogokuru, barabona ashaje. Hari umukobwa runaka nshaka, umukobwa wakubiswe cyane mu minsi ishize. Ahari wibeshye dedushka, sogokuru we. Dedushka ni sogokuru mu kirusiya. Nje mbigisha n'indimi. Uwo mukobwa yaba afite izina, yitwa Aline. Aline? Oya. No, doesn't ring a bell. Shaho umukobwa ntago twumva tumwibuka pe. I'm sure she must really know how to suck the cock. Uwo mukobwa ari wese menya azi kubikora biriya bintu bakora mu buriri by'amafuti, niko byese bivuga. Umukobwa utumye uza kumushaka menyaye harahiye. Hari ibigambo bavuga ntasubiramo. Nyene. Look, I understand. Ndabumva. These girls that you bano bakobwa represent. Byitwa ko muhagarariye. Bano bakobwa reka tubite ko ari igishoro cyanyu mwa mwarabashiyemo amafaranga $9,800. hano mfitemo ibihumbi 9,800, ubwo ni miliyoni 9 z'amanyarwanda cash. Dore ngizi. You're wanting to give me 9,000. Urashaka kumpa ibihumbi 9,800 cash. For what? Ziki? Freedom. Uriya mukobwa mumurekure ntimuzongere kumucuruza. Baraseka. This guy gonna give me $9,000 for one single. Ugiye kumpa ibihumbi 9 by'idolari ku mukobwa umwe. Must be Ferrari pussy. Uriya mukobwa menya dasanzwe hasi tasikeka ariwe. Ngiye kuvuga ibintu bavuze. Menya meze neza. Think that you can come into my place. Ariko mwabakinga mwe abanyamerika mwumva ko mwazi wanje mukagura icyo mushaka. Girls, no problem. Just throw down this bullshit money. Ku mukobwa mwiza wacu mu Rusiya ukazuzana udufaranga nk'utwe tw'amafuti kutumugwe. You fucking insult me. Kunukunsuzugura nukunuka. Baramureba aravuga ati ndabaha amafaranga uriya mukobwa mu muri kuri, muzongere kumucuruza muhe kwishyira kizana yigendere.
bagucuruza ku ngufu. I'm just fucking with nagukinishaga very big balls. ariko wa mugabo uratinyuka. I like that. Uburyo winjiyemo hano nabikunze. $9,000. Ibi bihumbi 9 rero by'idolari. Ntabwo umusaza ari guseka. Maze kora hano. Umusaza wo muri karitsiye. Umusaza aramusura yaratubwiye ngo yahoze yibyinira. Ukwezi kumwe. Ngiye kwemera n'umukobwa mu ukwezi kumwe. Payment? Let me this off this girl 2 weeks. Uyu mukobwa umumarane ibyumweru 2 wongera umutugarurire. This makes prime earner for good while. Uriya mukobwa yinjiza amafaranga menshi kuko ngaracyameze nk'aho ari isugi. Ni mushya mu kazi. Ko bavuze. Fucking money. And go back to the house and just... Cyangwa nimba ubyanze ufata n'amafaranga yawe ugende wikinisha inshuro 9,800 bingana n'amafaranga waruzanye uzagaruke noneho usoje mu guhera ubuntu n'umukobwa azaba yaramaze no gusaza. Mbishe ukuntu bamubwiye arabareba fata amafaranga ye arayabara ayashyira mu rwanga mazimwe. Fata kano akegereza uyu n'uyu amwegereza ke karasiko kayemuji kurupfu n'uyu amwegereza ke. Uyu musaza ngo yahoze ari umubyinnyi kuyibyinira niko yatubwiye. Sawa de dushka bye bye. Nta mujinga w'umusaza uze arasohoka geze ku rugi bimwanga mu nda. Geze ku rugi bimwanga mu nda arongera arakinga. Rebe filime bimwanga mu nda nanone arakingura arakinga do shyiramo urufunguzo. Mama we muze hari icyo yibagiwe. Umusaza akinze urugi atagira n'umwinjirana arabanza guterera imi bareba no bagabo cy'umusaza ni gatiki dore ijisho. Ribanza arababara arabareba ureba filime arabareba reba ukuntu baseka reba ikirahure mu ntoki tera imibare ye neza reba utwanwa reba udutatuwaje do batera imibare. Reba filime arabareba arababara yakinze urugi. Ibaza umusaza wikingirana mu basore bafite imbunda n'ibyuma we. Arabareba reba imfunguzo zifungura wayini arabareba rebe maze kubatera babyita kubanyuzamo ijisho. Amasegonda 16 arangije asettinga amasegonda 16 ndaba mbarangije 16 ndaba mbarangije. Musaza we musaza mama we fire ugoto do kiri nahura mu jisho do gatuza do rimwe tushi cyuma mu ngoto museye fatano mwe bifungura wine museye kiwe ku mutima amasegonda 18 nikari kuvuga wabaza amasegonda 16 ndabambarangije ahita bica. Uyu musaza ni mu ntoki cyubu nikanzemo musaza utuje uri poza itaraba ku isaha yarengeje amasegonda ageze muri 20 narengeje ariko amasegonda 19 ari nabisoje nuko natindanye n'uyu nikavuga. Umugabo yisha abagabo benshi mu masegonda make mu gihe kitari mu munota ariko akavuga ati naho ndakosheje ndengeje amasegonda aza kuri uyu. Reba filime umutima wawe uri gutera inshuro 3 zirenze umutima w'umuntu usanzwe kubera uri kubura amaraso menshi. Nyuma y'amasegonda 30 umubiri wawe uraza kuba umaze kwifunga utangira umere nk'ubuze umwuka. Arina ni wa mukobwa wakubise akenda gupfa. None nagwaye ibihumbi 9,800 ngo umumura byanga none dore urapfuye. Wakabaye wafashe amafaranga naguhaga kama umukobwa dore ikivuyemo. Uyu ugiye gupfera mubwiye ati ariko wa musaza urinde koko mbona udasanzwe. Ujye utinya umuntu aza kubwira ibintu azi wera ati wampaye uriya mukobwa ku mahoro
uyu musaza yari atwihishemo. Uyu musaza urwana gutya ni mu ntoki, wica gutya, wipoweye muri karitsiye ku buryo bashobora no kuzamugira mudugudu. Mu muryango remezo ni wa musaza uba witurije. Icyo yakoze yese aza hano aza gukaraba amaraso. Bya bindi bavuga ngo amaraso yawe ndayakarabye ntazambazwe, yaraje arayakaraba kandi atuje, nta gasara nta bwanuka, bucece. Mwabana mwe mureka kumenyera bano basaza mubona muri karitsiye shaho biturije kuri botike banywa icupa batajya ahantu byabereye. Uzi bara abantu barakoraga iki kera. Urebe saa 8 z'ijoro n'igice muzehe aza kwirambika. None ujya uva ku muntu uva kwica abantu akaza akanasinzira wagira ngo nta kibi yakoze. Umuntu akakurangiza akananywa byeri rwose akipowera. Mu gitondo abyukira mu kazi ku buryo wamubona mu kazi ari gupakira imbaho yikorera hariya mu bintu akoramo by'iki, ukavuga ati uyu musaza ni umudage. Wakumva ro kari gusobanura filime ukavuga ati kiriya seko cyabuze n'ibindi gikora. Uzi iyo ntari gusobanura mba ndi gukora iki? We na amasaha yo kujya kurya. Testimony, you still eating that salty stuff? These are for you. Ejo ufite isuzuma none ugiye kurya ibyo bintu. Oya izi nizo nkuzaniye. Uyu afite tayi mwemerera kurya ibintu byose ashaka. Nta ribi. Ni nkaye. The weight. Mwe no kwipimisha ibiro. Yes, Mr. McCall. Ejo nzajya gukora teste, ndakeka bazahita bangira ushinzwe umutekano. Hitting on something stupid. Ku kaboko wabaye iki? Nakubise ahantu ku kintu cy'ubugoryi. Kumbe yakubise abantu yanabishe. Si yisha abantu bicururizaga abakobwa. Uretse uzurebe filime ngira ryoha. Nta muntu wacuruza ataranguye. Biba gake. Sanze abantu bari bariranguriye bicururiza arabishe. Urebe filime. Byo ngibyo bisoje zakurino. Impamvu mbabwira nti ukeneye izi filime zisanga kuri website. Iperereza riracyakorwa aho abagabo barenga 5 basanzwe bapfuye ijoro rya ise muri resitora hejuru bari aho leta ikomeje kuvuga ati ko abo bantu bapfuye n'ubundi barabagizi ba nabi bashobora kuba bazize bishwe n'abagenzi babo bapfaga iby'ubugizi bwa nabi by'akazi bakora. Dore wabishe bumvishe ko umugezi wa nabi yapfuye hari ukuntu bavuga ati n'ubundi nandi mabandi magenzi yamwishe. Muri ako kanya muri iryo joro hari private jet nziza cyane yaparitse hakunino. Hari akagabo kayivuyemo babagabo badatega twegerane biriya mu Kanombe gutega mugiye gutega twegerane. Jira mu modoka mukabaje muri private jet. Geze ku kibuga indege modoka itiza kumufata. Mu njyana habereye ubwicanyi. N'umugabo uje wivugira gutyo. Turahabereye ubwicanyi. Wahaje wa mugabo uzanywe n'indege akiva mu ndege ikintu cya mbere avuze ati mu njyana habereye ubwicanyi dore bapfuye n'abagabo bacuruzaga abakobwa. Kigabo kirebe uyu mugabo ni icyamamare. Rabe tangira gutera imibare hari ukuntu amafoto y'ukuntu abantu bapfuye ugatangira ubwonko kuguha ukuntu babishemo tangira kubikurura ko babishe nabi. Rabe byose arabireba nuko babishe. Byose arabibona. Ko abantu bapfiriye hano. Dore ukuntu areba amazina nyakuri bamwita Martin Paul. All that quickly. It was a power play. No one saw it coming. Ni ibintu byabaye bitunguranye nta muntu wabonye n'ukuntu umuntu wabishe yinjiye. Security system's hard drive was taken, so we're blind. Nanone amashusho yafashwe na kamera disk ayo mashusho yajyagaho yose yagiye. Umuseriveri niwe winjiye asanga bapfuye. From every security camera within a 6-block radius. Bloke 6 zikikije ino restaurant amakamera yose ari mugende mukurure mureba amashusho yafashwe muri nimba uwo muntu twamumenye. Sibyo? Charged and on. I tend to call it odd hours. Now,
drive me to my residence. No muntware munsubiza homba. Yeah, wait a second, Mr. Sun. Buretse Mr. Sunshine. I look like you, a fucking chauffeur. Ntago dusa nk'abashoferi bawe ariko. Rebe. This is our town. You're a fucking guest. Uyu ni umujyi wacu wari umushyitsi. Rebe. Let me. Yeah. My contact. It was a long flight. On short. Katurori. I like to focus too. Naje hano mu gihe gitonya ntabanje kubamenyesha. Pushkin's men have interrupted his Nje kureba abasore ba Mr. Pushkin umuntu wabishe. Pushkin ngo niwe wari boss wabo bapfuye. That's unacceptable. Ibicuruzwa byose ntabwo biri gucuruzwa ibintu byagaze. When people like you fuck up. Ni njyewe Pushkin ahamagariye abakozi be nk'amwe mwishakaza. I don't like your tone with me. Uburyo uri kutuvugishamo. For years. Mr. Pushkin mwagiye munyereza amafaranga y'imyaka myinshi. Conditions non-negotiable. Amafaranga mukayarya mukamunyereza amafaranga akabihorera. You matter, you don't. Icy'ingenzi nuko muzi ko mufite agaciro ko ntako. So we're clear. Umuntu w'ingenzi kuri Mr. Pushkin ni njyewe. Say, please. Ntabwo naje hano kugira ngo njye mbinginga ngo please mu njyana. To do. Naje hano noherejwe ngo mbabwire icyo dukora, icyo mukora. Ukire vuba mwabikora kimwe. Yes. Be open tomorrow. Mwitegure ejo tuzongera dufungure business. Ngo bakore witwa Pushkin. Right. Pushkin. Suppose we're taking that security guard test after work? Call it and quit. Quit? Sasa ujaje kubaza wa musore Nyamunini. Nyamunini rero ko narinzi ko uyu munsi ari bukora ikizamini cyo kuba umusekirite. Ngo yahamagaye aravuga ngo akazi yakavuyemo ntago azakagarukamo. Sasa yarumiwe. Umusore amaze iminsi atoza akoresha siporo. Avuga atarashaka kuzaba umusekirite wa hano. Ngo yahamagaye aravuga atakazi nkikuyeho. Uyu yagize ubwoba. Yabaye iki cyatumye umuntu asezera akazi. Yari amaze igihe ari kurwana akora siporo ngo agakore. Katurori. Dore nguye harano ari gukubura. Alfie, heard you quit today. Rafi. Uyu munsi wavuye mu kazi. Oh, my mom had a little accident. Mama wanjye ijoro ryahise hano akorera habaye impanuka. Fire. Inkongi y'umuriro. I see. So I help out around here now. Rero akazi nagasezeye ngo nze mfasha mama wanjye. Okay. Ni Rafi. Dore nguyu. Yifitiye ibiro. Este es mi amigo del trabajo, el señor McCall. El que me ha estado ayudando. Bavuga icyesipanyoro. Señor McCall, Bueno, Dore mama waza avuga icyesipanyoro. Uyu mugabo na kivuga. no te demores. We have a lot of work to do. okay. Dufite akazi kenshi ko gukora n'ukutindane nawe. Some help? Mbafashe. You're not doing anything. That'd be awesome. Ya nimba nta kazi ufite utari bize rwose waza ukadufasha. Uyaza kubafasha. Urumva ahantu hahiye baba bakeneye amasuku kugira ngo ahantu ubucuruzi bwaberaga bwongere buhabere. Ibyo bimaze kuba. Ariko hari umugabo twabonye woherejwe. Check this out. Woherejwe na Mr. This Pushkin. one had nothing to do with it, huh? Umva twavuganye n'abantu bo muri Irlande bakorera hano. Guys, I'm Twakoranaga nabo bo batubwiye ko ntaho bahuriye rwose n'ibyabaye ku basore bacu bapfuye. Batangiye kuzenguruka mu bantu bari bafitanye ikibazo nabo ukazi bakora bamenye nimba atari baba babiciye abantu. Bebe mugabo afayo. Uyu mugabo ni icyamamare shaho. Yeah. Listen, huh? Umva. Do me a favor, all right? Umfasha rero musore. Whatever you do, Ibyo ukora byose. don't call him Little John. Uyu mugabo tugiye kumureba ntumwiteri John muto. I work for these fucking Russians. Ariko mwabarusiye mwe murakora iki hano? My money not good enough? Amafaranga mba ntago abahagije. got respect for your business. Business ye turayubaha Mr. Rooney. You understand why I'm compelled to make this visit. Ese waba uri gutekereza impamvu naje kugusura hano? Shit about what went down, or who you should be out looking for. Sinzi ibyabaye sinzi n'icyo ushaka. Thing, I'd fucking do it. Iyo ngiye nshaka gukora ikintu ndagikora. To you people. So maybe you just don't understand who the fuck I Ariko menya mutaramenya uwo ndi we sha. don't you Muje kundebamo iki mwabarusiya mwe? fucking fuck. Ko mbishyura amafaranga mudusaba. I hate you fucking Russian. Mwabirusiya mwe ndabanga. Easy. You're arrogant. Muri abasazi muriyemera. You're Irish. Twebwe abanyayirlande We're a piece of the American dream. twaje muri Amerika tuzanywe You won't come over here to no sleep. kureba ko twabona indoto z'abanyamerika tukiteza imbere. Mwe mwaje kutwiba indoto. You're kind, Uburyo uvugamo ndabyubaha. and lets me understand that you're not smart enough to have done this. Which brings me to my next Ni iki bundi cyabazanye hano? You 15% to do. Turabizi ko here. tukwishyura 15 by'amafaranga yinjira hano. No, we anticipate Nawe ubwawe ukiba andi mafaranga 10% arengaho tukakwiyora tukigira ngaho tutabibonye abarusiya. also tolerable. Byose turabyihanganira. fuck. What we will not Ariko ikintu tutazihanganira money, no ni information. ukuba murya amafaranga yacu ntimuduhe amakuru ntimunarinda abantu bacu akazi bakora. Little Johnny. Uranyumva Rito Johnny? Uranyita Rito Johnny ndakwica. Kano kagabo bavuze ngo iyo ukise Rito Johnny kararakana. Easier. Mva. That's right.
alter outcomes. jewe ndi umuntu uza kureba ingaruka ziva mu byo mukora. Do banyaye Irelande barabica. Jya kuri uyu tangiye kuzenguruka abo bakorana nabo bose baketse ko ari babiciye abasore. Kumbe wishe bano bantu n'umuntu batanakeka. Jya kuri uyu arakubi kura amenyo dore ngo bohereje umugabo wohereje mwicanyi uza gukurikirana bita genda neza. Gasani turashize urebe uyarikanga umugabo wabohereje woherejwe na boss wo ngo yitwa Pushkin ntasanzwe vayo we uyu ni umujyi wanjye birana ibice ukoze hari inyuma ntabwo wakomeza uzenguruka nk'inyamaswa ugenda ukubita abantu. iriya ni message imenyesha abanzi bacu ko ndi hano. niyo mpamvu uriya mukubise menyesha abantu ko turi hano. banyumva buriya bari ubutumwa nohereje ngo bamenye ko twahageze. Rafi hano byagenze gute mbwiza ukuri hano iwanyu hahiye hata ni insinga zaguye zabiteye sirikwentegeri. ntago wanyangirije igihe humura. mama wanjye nta kindi kintu afite usibye hano hantu acururiza. rero iyo mama wanjye agize ikibazo hano hanakorera ibintu byose mba mbiretse nkaza kumufasha. n'ubundi sinari nzi ko ndi butsinde ikizamini cyo kwitwa umusekiriti. ukuntu mbyibushye. bahise baza kureba wa mukobwa w'inshuti ya ari n'umwe twabonye ari umurwaje ku bitaro. dore nguyu ese uriya mugabo atarapfa Sylvia ari umuntu yakubwiye ntabwo ajya tuganiriza bizinesi ze. hari umukobwa wabuze mu bakobwa twacuruzaga witwa Terry Aline ari hehe uramuzi? Oya twamusanga he? uwo Aline simuzi pe arabeshya kandi niwe wari umurwaje kwa muganga. hano bari kuvuga ati hari umukobwa wabuze mu bakobwa twacuruzaga. message yanjye wabonye umunsi. yego Mr Pushkin abo dukorana abanya Irish Italians bose bari guhakana ko atari bagize urupfu mu bantu bacu bapfuye. ntago twagaragaza intege nke imbere y'abantu. abasore bacu bapfuye nitugira icyo dukora abantu batangira kudusuzugura. ngaho mbwira icyo ugiye gukora nuna. ndacyakomeje kureba abantu bashobora kuba bashe umuntu wacu. gusa umuntu wishe bano bantu ni umuhanga mu kwica. n'ubwa mbere mbonye umuntu ufite ubumenyi buhambaye mu kwica gutya. ndakeka ni umuntu duhuye bwa mbere. uwo ari wese umushake Teddy. hari amamiliyoni n'amamiliyoni yahagaze y'ibicuruzwa twagomba kohereza kubera iki kibazo. ndabyitaho. nuramuka uwo muntu umufashe utume bisakuza ko twamwishe. wumvisha ariko bano bantu bamenyereye ntabwo bakwica kugira kuko baba bababaye. bakwica kugira ngo batange isomo ko nta muntu ujye bamenyera n'ubutata azagira undi ubamenyera. uyu ari kugenda areba amafoto yafashwe na kamera. uriya munsi abantu babo bapfa ubatuma yitwa ngo Pushkin. pana wa undi ucuruza inkweto pana cya Pushkin. uyu nundi mugabo w'umwicanyi witwa Pushkin wababaye umurusiya. ni film. ibyo byarabaye ngo ni mumufata mutume bimenyekana bisakuze ko umuntu wishe abantu bacu twamufashe. bo bashaka gutanga isomo kugira ngo n'ubundi hatazagira ubamenyera. kwereka hano muri resitora abashyizeho akapa ngo resitora irafunze kandi ari umukiriya afite na baza hano kwa umukecuru. musohoke birukana abakiriya. vayo hano veni aki ako nanjye ndakumvishije mu cyespanyol. mama wa Nyamunini vayo
atanga amafaranga ayaha abapolisi. Nuzajya wishyurira igihe nta kibazo uzagira, sibyo? Ni abapolisi baza kwaka ruswa abacuruzi ba hano. Nari ahantu kandi muze kuhakoropa ntago hasa neza mo hejuru. Tuzabona ari icyumweru gitaha. Ni abapolisi baza kurya ruswa uko ari we. Hey, officer. Ofisiye! We manura icyo gitoroshe. I'd like to report a crime. Ndashaka guhamagara ko hano habereye icyaha. Ni wa musaza yabategereje. Yeah, I should have shot that motherfucker. Kiriya kigoryi nari nkirashe. How'd you get this job? I blew the commissioner. Injiramo hano. Hari uwabahamagaye. When I got two corrupt cops right in front of Hari me. abapolisi babiri bavuye kurya ruswa nashakaga kurega. This fucking Abahamagaye nabo bari kumva. Uyu mukingo uri inyuma niwe ushaka kuduteza abantu ngo turiye ruswa. Wa musaza amenyenye munini yamubwiye ati impamvu hano hantu hari hahiye n'ibintu bitagenda neza ni ukubera polisi baza kwaka ruswa buri gihe. Iyo wanze kwishyura batwika ahantu hawe. Dore ngaba. How'd you get that fucking number? Nimero yikuyeho uhamagaye. Yeah. Ntabwo byari bigoye. Dore nabafashe video muri kwaka ruswa. Yabatse video. Yabafashe video. Video bagenda bakabana ruswa n'umugabo yayibafashe. Bagenda bakabana amaruswa yabafashe ama video. Ufite kopi zingahe? Iyi yonyine. Mugenga yamenye wifuza gupfa. Muzana hano. People you took the money from. Bara abantu mwambura amafaranga yabo. Muyabasubiza. Nitutabikora. That's the interest of everyone involved. Byaba biri mu nyungu ya twese mutanze amafaranga mwambura abacuruzi. Ahari tugiye kugufunga. Cya tukuzirika ikibuye tukujugunye mu nyanja. Mve. Do! Dewe! Dewe! Demwa! Je! Yagasani. Supposed to stand for something. Punk. Polisi babiri arabakubise barya ruswa. Protect and serve, uphold the law. Kurinda no gukorera abaturage, kurengera itegeko n'ubutabera nibyo mwarahiye gukora. Urabyibuka? Ukuna bibutse inshingano zabo. Rebe. Fuck out. Urinde. Tomorrow you'll have returned all the money. Ejo amafaranga yose mwambuye abacuruzi muzaya basubize. You'll tell them it will never happen again. Ndetse mubasabe n'imbabazi ko mutazongera kubaka ruswa nimutabikora. Don't. And a half an hour. Iyi video mu gihe kitarenza isaha n'igice izaba yamaze gukwirakwira ahantu hose y'ukuntu murya amaruswa mwaka abantu ruswa. Take it. Bagabo. Shaka gusubiza amafaranga birababaje kurusha gukubitwa. Bagiye basubiza amafaranga. Kigaragara n'umusaza karitsiye yimukiyemo atangiye gutuma abaturage bahatuye bamera neza kandi atigaragaje. Nta numenye ibye barakwereka mu bo yafashije harimo mama w'uyu musore mwibanga. Wapfa kuba wamubwiye ikibazo ahantu kiri abikora nta muntu abwiye. Bidatinze Nyamunini byatumye agaruka ku kazi hamwe bakorera muri Home Mart. Ubundi yari yaranze kugaruka mu kazi kwera bari abantu bazaga kwaka ruswa mama we. All the other girls Abakobwa bose claimed that you were very close to Terry. Bambwiye kuri amukobwa Aline wabuze witwa Terry, Aline Terry mwari inshuti. Kandi ejo bundi yabwiye n'umugabo ngo ntaga muzi. Vuze ngo warambeshe uvuga ngo uri amukobwa ntago muziranye. Kandi kakubwa kari kamurwaje wa mukobwa rugwari kwa muganga ari hehe? Rebi. Kano kantu ni keza. Yo. Do. Mbere ye. When did you last talk to her? Uheruka kuvugana nawe ryari? A week ago. Duheruka kuvugana nk'icyumweru gishize. Warine wa mukobwa bakubise sasa base. Nagiye kwa muganga kumurebayo. I saw her there. Mubona ari kwa muganga? Did anyone else visit her? Hari undi muntu wamusuye kwa muganga? Yes. Yego. Amen. Perereza. Numugabo nasanze yamusuye. No. Numukiriya oya. Nice man. Numugabo umwana mwiza. Umugabo w'umwirabura. Happened to her. Yaraje kubaza icyabaye kuri uwo mukobwa. Yitwa nde? Didn't say. Ntago yambwiye izina rye. Umve. Ntago. Terry. No one saw her. She left the hospital. None se avuye kwa muganga nta uzanu yaburiwe irengero nta uzari. Umva. You contacted her. Waramutelefone. Nta muntu wamubonye nta muntu uzahari. Ndeba umbwire nimba uri kumbwiza ukuri. Ibigabo by'ibirusiya by'ibigome. Bwiza ukuri. Yes. Kubwiza ukuri. Ni Morton Socas. Uyu mugabo yitwa ni icyamamare shawo. Uyu. Would you like some water?
Спасибо. urashaka amazi Thank you. nakoze Sweet. inkwa My angel. marayika wanjye ukuntu ukimubwira Please. Please. kwinginze buretse Please. uri mwiza muko Please, Teddy. Please. ndakwinginze Teddy kucyura umubeshyi wakabeshyi kazi uratubeshya aramuniga nyigasani hey! aramuniga turashize turi ngo barica umukobwa n'abakobwa bafata bakabagurisha ariko baba bayobora ku buryo banabica igihe bashakiye uyu mugabo mwibuke muri Return of Xander Cage Triple X arayikiri ahita yica uyu mukobwa hey! filime maze kumwica itavayo hey! muri karitsiye umukobwa baramwishe kwereka tuvuye hakurya iriya uyu mugabo w'umwirabura bari kumuhiga we ntabyo azi dore kumbe ba bantu bakorana muri cya gisoko bakoramo bari gukina hano agira niyo bita baseball bari gukina hano baseball ni abakozi bakorana bari gukina hano kumbe nyamunini barakwereka akazi yari yanakabonye muri home mart yari yakabonye ndetse yambaye uniform ubu n'umusekirite uyu mugabo bisa nk'aho ari umuntu mwiza kandi ufite ubumenyi budasanzwe we ubukoresha mu gufasha abandi bantu ngo babeho bishimye uyu mugabo ni muntu ki katururi nambonye muri uniform ariko afande nyamunini ndakubona nzana barasa we yarishimye bisa nk'aho ari umuntu ufasha abantu kugera ku byifuzo byabo wagasigara nejejwe nabyo katururi tuvera tugaruke hakunino I matched the arrival and departure times of everyone going in and out. Nabonye amasanda yahuze abantu bose binjiye muri restaurant n'igihe basohokeye. Walks in the front door several minutes. Gusa uyu muntu yinjiye muri iriya restaurant ubwo Saruf yari amaze kuhagera ariko nta mashusho agaragaza sohoka. Foto bayibonye wa musaza. Hari ifoto ye babonye ngo yinjira ariko ntibabonye indasohoka. Rebe. Jenny uyu ni ku kazi yaje kureba Jenny ukora kuri hano bishyuriza fungura aho ngaho mubika amafaranga vuba kumbe hari uri kwiba bucece mu iduka umuntu araza akagutunga imbunda akiba ku manywa y'hangu nta muntu ubizi ko yahageze fungura iyo register nona yaramureba yakora mu gikari uhita zarafungura fata amafaranga yose rebe Move. Gira vuba gira ikivumiriza uyu mafaranga. Uyu arayafata arayamuhereza. Mpereza niyo meta wambaye. Mpereza niyo meta. Mpereza iyo meta ni nziza. Fuck your mother. Give me that ring. Iyi meta ya mama wanjye ntabwo nayigomba nyoko simwita mpereza iyo meta. Uyareba kano kagabo arakitegereza areba ingofero kambaye areba atatu gafite mu ijosi. Ko kari kwiba arakitegereza reba atatu gafite ku kabaka areba imbunda gafite areba Jeanette yambaye mu gatuza aramwitegereza afite amaso akora neza aramwitegereza ni filime urebe gize gutyo abona abana bato bari kwinjira abona si igihe cyiza cyo kurwanira mu iduka umva iyo meta yikure muyimuha atakurasa urabona umugabo w'umunyabwenge ariko muha iyo meta atakurasa arayimuha uyamaze kwiba yitacaho amaduka barayiba uyamaze kubona umugezi wa n'abasohotse yitamukurikira yitamukurikira navuga amagambo menshi musaza utuje utabwanuka ufite utuntu yikorera utamukurikira rebe kurikira umuntu uvuye kwiba mu iduka yambaye igitaburiye mubonye wabona ari babasaza b'amadage baraho imodoka yiticaho maze guca muze yayireba purake nayo yifata mu mutwe kabiri kangahe RAC mu Rwanda arayibona bahise baza gutanga ikirego kuri polisi meze neza ni umumama bakorana witwa Jenny hangane muze yitavayo
reba filime abapolisi baje kwandika ikirego hano habaye ubujura. Abapolisi baravuze ngo uriya mugizi wa nabi ngo amaze kwiba ahandi hantu h'amarimantasiyo yagera muri hane. Izi ziba ari za moro, ahantu hagera muri hane hari naho yarashe umuntu aramwica ahita acaho. Ni muzehe uwibye yamubonye, meta yambaye yabonye amasaha, yabonye shenete, yabonye amatatu, yabonye kira kitu, purake yayifashe mu mutwe. Arangije aza hano hantu bakora muri moro agufatira iki? Inyundo. Ndagira ngo ukurikire filime. Yagufatiye inyundo, twasize afashe inyundo. Tuvuye kuri uriya musaza wafashe inyundo, uriya musaza ni muntu ki? Hano hari ukomeje kureba umusaza waje akinjira muri resitora yacu saa 3:55. Saa 4:40 hari indi foto igaragaza ko yinjiye muri bisi. Iyo bisi yari yerekeje he? Uriya kamera zo ku muhanda zikora akazi mu nsheri. Katururi rebe. Yo. You okay? Hey. Zeneze. Yeah, still a little freaked out. Okay, well, if you need anything, let me know. Nugira icyo ukenera uze kumbwira mu masaha y'ijoro. Nka mukobwa bibye impeta aje gufungura kese ye asanga ya meta bayigaruyemo. Ikigaragara wa musaza impeta yayigaruje we. Impeta yayigaruye araza yishyira ahantu wa mugore bari bayambuye. Je nabari. Impeta yanjye se ni Imana yigaruye, ni marayika. Bigenze biti? Yarumiwe. Kumbe uwo nguwo ubikoze n'inyundo yarayigaruye aza yayihanaguye ari kuyihanagura. Vuze ngo avuye kuyihanagura amaraso. Wayibye impeta yagiye aramufata. Ibyo yamukoreye ntumimbaze. Muze yarangije aritahira. Muri iryo joro urebe filime. Saza ari hano cyo yikanze. Ho! Musaza waje gira ngo yabayeho nk'umusirikare we. Tu saza ufite ubumenyi yumva ikintu gikomye akahita avayo ntatana n'ibitabo. Kabantu dusoma ibitabo mutwitondere. Mu gihe mwe muri gusoma amacupa, fata urufunguzo hano rw'inzu ararubika. Akurebera ku isaha, atega ugutwi neza, ahita akingura hano hari ukizamuka. we Mr. McCall, wa mugabo mugezeho. Hari ibyumweru birishize hari abantu bapfuye, bapfire muri resitora y'Abarusiya. Nabonye kuri televiziyo, nanjye iryo joro iyo resitora nari nayigezemo. Iyo resitora nayigezemo iyo mba ntarayigezemo ntuburi hano. Twari tuje ko nimba ari ikintu waba wibuka ku byabaye muri iryo joro ubwo uri muri iyo resitora abantu bapfa. Kuki wundi wari waje kurira muri iyo resitora? Nkunda piroski ni ibiboro by'ibigata Abarusiya bakunda kurya. Ariko hari izindi resitora nyinshi wari kuryamo utiri utega ngo ujye kurira muri yacu. Ni igitekerezo cy'umukobwa twari turi guteretana n'uwambwiye ngo dure muri ya resitora, niyo mpamvu nayijemo ariko ntiyanaje. Yaramagara ambwira ngo umukobwa yarwaye yagize umuriro, se twaba tugihuriye muri iyo resitora. Hari ngasanga ntago narebye ku isaha. Urakoze kubwiyo gufatanya natwe. Uyu mukobwa waba muze mwereka ifoto ya Aline wa mukobwa bagurishaga. Oya nakwa undi banize. Uyu ni wese ntago muzi. akazi tugakora twishimye.
umuntu waje nako ngo uyu mukobwa yaguye avuna ijosi umva kubeshya. Uyu mukobwa yaguye avuna ijosi. Utansigiye ikarita naguhamagaraho se ngize icyo nibuka. Sikaba polisi mukore mugeze hano nimutanga amakarita ngo bazabahamagare kuri polisi. I paid cash. We didn't have a reservation. How do you? Ubundi wamenye gutanu ndi nishyuye cash. Nta reservation nakoze. Wamenye gute ko naje muri restaurant? Twebwe nicyo kintu dukora dushaka umuntu tukamubona. Mwebwe bande se? Twebwe. Uyu yarabibona ko batangiye kumugendaho. Arabibona. Ho! Kigabo kimuguyo kiramureba, bahita yongerera ku isaha, minota bavuganye n'ahantu ari, urebe film. Umugabo usumbwira ngo n'umupolisi. Anekaneka namwaka nimero ngo namuhamagaraho kuri polisi ambwire na station akoreraho ya RIB nayimbwire aza mu idirishya gikunda bona ikimodoka cyiza cyane byaba imodoka bihenze abapolisi bafite imodoka bagenda muri leta yarabahaye uyafite urumodoka rumeze ukuntu agendamo uriya mugabo kagaragara se kwari uyu mugabo nawe nicyo yabonye nawe n'umunyabwenge uriya musaza mvuye kureba ukuntu agaragara ntagari kwari bega yuzuye ibinyoma umurebye inyuma wamwibeshyaho ukagira ngo ni inyanga mugayo n'umuhamya wa Yehova n'ukuntu aba yatebeje ariko ngo uko agaragara inyuma si kwari gusa uyu nawe arababonye ntibamubonye ati nabo uko bagaragara siko bari bimeze bite mu gitondo batangiye kumukoraho iperereza haciye bamufotore bamenye umuntu uza akica abamafiya b'abarusiya batanu bari abagabo bafite ukuntu barakoze imiryango yabo y'abicanyi ikundana ku buryo nta muntu wayimeneramo iyo ukize umwe ukoraho bose bakugendaho kugira ngo genge yabo bakomeze bagaragaza ko nta muntu uyimeneramo katurori barubatse itsinda turebe filime and his military history. Now, uwo mugabo mukomeze mukore iperereza mumenye nimba yarabaye no mu gisirikare n'ibiki byose sawa Call so far. aya niyo makuru twabonye kuri Macron Straight 40 at the home. yarize Thanks, David. akora muri Marti Don't jive. bareba konte ye ni umugabo usanzwe n'umusaza uraho fabricated. ibi byose biri fabricated ni ibinyoma ni ibintu bahimbye umusaza ntagaruka ameze kumba umusaza bari kuvuga dore nawe hari ibyo ari gutegura afata utuntu twisaha agenda ajombamo kamera urebe yabibonye ko bamuziye Live. Place without cameras. uriya mugabo tugomba kugenda tukamufata ari muzima ahantu hatari kamera utagira umenya ko twamushimusa umusaza bari gupanga kumushimuta bamufata ari muzima bamenye akorera nde ni muntu ki His skills. I want to know who he really is. umusaza umeze kuri ufite ubumenyi nka buriya ngomba kumenya uwo ari we n'uwakorera wumvishe amagambo ariko ubumenyi afite bwabakanze uburyo yishema abantu ntabwo bisanzwe ngo ninjoro aza gusoma igitabo ntiyaryama adasomye igitabo ibe page imwe ibe ebyiri buriya kugira utangire menyereze gusoma igitabo ujya ufata bibiliya buri uko ugiye kuryama usome page ebyiri Please. hari uwinjiye hano aza gusaba icyo kurya ni umugabo wambaye nkababayede dore nguyu Is it just you, or are we waiting for someone? niweho gusa cyahari bagenzi bawe dutegereje bari buze kwinjira hano What? ngwiki Your hands. intoki zawe You really work the pop? zirasa neza Nah, your hands. iyo uza kuba ukora nk'uko wambaye intoki zawe abantu bakora nk'abe baba basa nabi mu ntoki bivuze ngo hari abandi muri kumwe muje kunshaka tubategereze cyane wowe gusa kumbe kuko dore ngaba hanze ngo barashaka kumufata ari muzima muzehe witaguruka amaboko aho nyabona amaboko aho nyabona uhitareba ku isaha ibintu bye ni ku isaha hari imodoka iri hakurya y'umuhanda niyo ugiye kugenda winjiremo akanya hari ikamyo yaciyeho iparika hano rebe nudakurikiza ibyo ngubwenda kwica ubanza mutera imibare n'umusaza afite ijisho ku buryo abanza akakubara akavuga ati izi ntoki nzivunnye mvuniye mu ivi imbunda dore ahantu ayifatiye nkagira nya nkakora utuntu tw'utumarinyeri rimwe arica ahita akubita ifurusheti mu mashanyarazi arayazimya haba umwijima buretse gukuraho imbunda ntabwo dushaka abantu batubona ko twishe umuntu uze hahita haguruka amatara arayajimije abakubitiye mu gafuka igikamyo cyakingirije bariya rebe filime uze ahita asohokayo yihuse cyane rebe filime musaza Denzel Washington ahita asohokayo ahita aza basatira arakora ibiki wececeka uyu mugabo arakora ibiki ahita aza basatira na telefone ahita abafotora uko bamunekana w'abaneke ahita nimanukira
bavayo ntaducike. Ajyanye n'amafoto yacu muzahita cana iyo mubonye yatebeje ugira ngo ni umuhamya. Abahamya ba Yehova buriya tugira ukuntu twiyambarira utwenda turi smart bona tutajagaraye. Mumuzana ari muzi muri ya mugabo ndamushaka. Sasa uyu mugabo yakomeje kugira amatsiko. Uyu musaza ni muntu ki? Ubumenyi afite yabukuye he? Nanjye ayo matsiko ndayafite. Umusaza umeze gutya ufite ubumenyi buhambaye utegura uko rutuntu twe yipoye ni muntu ki? Nabizi nanjye buri abantu benshi mujya mwica atari koroki ni muntu ki we? Ibyo akora bikora ati. Nanjye maze byarancanze iki kibazo nimuzongere kukibaza. Mbona biba urebe. Hey, arakurikirwa muri iryo joro. Rebe muri iryo joro filime rimwe bakurikiye umusaza hasi bakurikiye umusaza. Kureba uyu nguyu yambaye badge. Gute yambaye badge ya polisi kandi ari ibandi ryari mukurikiye? Kigaragara bano bagizi bana banakorana na polisi kubera amafaranga bafite. Hano wari bakubise umusubaye iki umugingana inyuma aranyubikiriye kubikiriye bikanze. Iki gisaza ubona gituje ari umudage bikanzemo. Uyu musaza bateye ubwoba. Hakurya iriya tugaruke hano. Ruwaje ahita ashyiraho amazi. Nta amazi muri iryo joro muze bamaze kumubura baje kumuhigiriwe. Bahise baza kumuhigiriwe. Re filime baje kumuhigiriwe urebe. Re filime bajiwe bucece. Umugabo dore ahantu ari kumbe yakomeretseho ku kaguru. Hari ibintu by'imiti agenda akavangavanga atiriwe ajya kurushya abaganga akaza akiganga. Harya kwiganga ni ukwivura ubwo? Nta muganga wigangahura. Aza kwivura. Bebe aza kwivura hano abagabo bamwinjiranye. Bebe nanjye ariko ikivuze mbyukana umuhini. Hari imihini
Bibi. Nanjye ariko ikivuze mbyukana umuhini. Hari imihini. Yeah.